Twishimiye kubana namwe bene data mudukurikira kuri chaîne Ukuri kw'Ijambo dusoma. Imana ihabwe icyubahiro kandi ihabwe umugisha. Tugarutse mu buryo butunguranye ariko tutishimye kubw'impamvu z'umwanzi Satani amaze iminsi yidegembya ku itorero no ku banyetorero. Amakuru ariho muri ino minsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko hari ifungwa ry'insengero nyinshi zitandukanye, ariko ibintu byose twagiye tubimenya, tugenda tubibwirwa, ndetse ubuhanuzi bumwe bunacaho hamwe na hamwe. Nje muri kano kanya rero ngo tubanze tuganire kuri ano magambo ari muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 23, aho Yesu yavuganye n'umusamariyakazi aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngubwo abasenga data bazaba batagisengera kuri uriya ku musozi, ngo ahubwo bazaba basengera data mukuru no mu mwuka. Aya ni amagambo dutangiye kugenda dusobanukirwa cyane. Ni amagambo yavuzwe ndetse binatuma ibyo tugenda tubona n'ibyo tugenda twumva bigenda bituganisha ku buhanuzi Yesu yahanuye. Yashaka kuvuga ko igihe kizagera rero abantu babe batagiba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu nk'uko Imana ibivuga, kuko Imana yavuze ngo mwanyubakira nzuki ko ntajya mba mu mazu yubatswe n'abana b'abantu. Hanyuma rero usibye no kuba insengero zifungwa, hari n'ibindi bije bikurikiyeho nabyo dufite ishyaka ryo kubabwira kugira ngo ibintu byose ntibikatugwe hejuru, ahubwo tujye tubyitegura tubone uko tubyitwaramo. Hanyuma ikintu cya mbere nabasha kuvuga, ndabasha kuvuga ko mu bijyanye n'urusengero, hanyuma ibijyanye n'urusengero rero, insengero zarafunzwe ndetse zizanakomeza gufungwa, hari n'izanafungwa burundu, kuko imyanzuro yafashwe cyangwa ibisabwa ntago abantu benshi babyubahiriza, kuko hifuzwa ko haba hari urusengero nibura rwujuje metero kare 5,000, rufite parikingi, rufite ibyangombwa byuzuye n'amasuku ahagije. Mu gihe rero abantu babashaka gusenga bagasengera mu dusengero dutoya hakurikijwe ubushobozi bwabo, ibyo mu gihe kiri imbere ntago bizemera. Kandi nk'uko twababwiye mu buhanuzi bwatambutse, kuva 2023 kugeza 2030 hazaba ibintu bikomeye cyane. Ngira ngo abamaze iminsi mureba ku mbuga nkoranyambaga mwabonye imikino yatangijwe mu Bufaransa ya Olympique, imikino isebya cyangwa ipfobya ameza ya Kristo. Njye narebonye birantangaza. Kiriya rero ni isi ishaka. Isi irashaka ikintu kibi, nta kintu kizitwifuriza. Hanyuma ikijyanye n'insengero rero, bakristo mumenye ko insengero zibaye zitariho, tugomba kugira uburyo bwo gusenga no kubana n'Imana, na cyane cyane ko umuntu abana n'Imana mu mutima we. Ahubwo Imana iri kumbwira ngo nimbwira abantu ngo nibatunganye, nibakubure insengero zabo, nibazitunganye, nibaziteremo intebe, kandi muyikingurire yinjire mu mutima wanyu, mubane nayo, kuko Imana iza kubana n'abantu, na cyane cyane ko izabana n'umuntu ku giti cye hakurikijwe ibyo ishaka kumubwira. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma ikindi ni ikijyanye n'imiturire. Iyi miturire muri kubona nayo ifite impinduka zitandukanye, na cyane cyane ko nagiye kubona ibi by'imiturire mu kajagari, kubera ko ubutaka Imana yavuze ko igiye kuzabaha agaciro, si n'ubutaka bwo mu Rwanda gusa, n'ubutaka ku isi hose. Mu kiganiro giherutse navugaga Afurika nk'ikigega cy'isi gikomeye kizatunga isi, ariko iyi Afurika ntago yifurizwa ibyiza, kubera ko abantu bose baba bifuza kuba bagira gute, baba bayibyaza umusaruro. Hanyuma rero imiturire ku butaka izahinduka cyane, kubera ko ubutaka buzagira agaciro. Niyo mpamvu abantu bazakangurirwa gutura mu midugudu, ndetse abantu bagatura mu mazu ageretse. Hanyuma kandi ikibanza kitujuje mezire ntabwo kizemerwa, kizitwa manegeka. Ubyumvise hakiri kare rero wabasha kumenya ngo se ntuye mu manegeka, ese igihe nanjye kizangeraho. Ushobora kuba utuye iwawe wumva utuje, ariko kubera aho isi irimo kwerekeza, ibyo nabyo bizakurwaho, hagendere ku gishushanyo mbonera cy'isi cyangwa icyo isi izaba yemeye. Ikijyanye n'imiturire nacyo kizahindagurika cyane. Niyo mpamvu ibyo twita iterambere, hari abantu bizagenda bisiga rwose bikarangira. Nk'ubu kuzagira imodoka ku isi, ugatunga imodoka mu Rwanda bizaba ingorabahizi, na cyane cyane ko ushobora kuzabura aho uyiparika, ukabura naho unayitwarira, ndetse no kwitunga bikakugora cyane kubera ubushobozi bw'amafaranga. Ibyo byose rero ni iterambere turimo kugenda twinjiramo, ariko twagombye kumenya ngo turabigendamo gute, turabyitwaramo gute. Ikijyanye n'imiturire rero, ngira ngo muzabona uburyo tuzatura mu midugudu, mu mazu ageretse, ndetse aho akajagari hagakurwaho, gusa ubutaka bukazahabwa agaciro. Ndabwira umuntu rero ufite ubutaka, kuko ubutaka buzahabwa agaciro, azakomere ku butaka bwe, kuko umuntu uzaba ufite ubutaka azabona inzu, niyo yaba afite mu mujyi wa Kigali azabona inzu, kuko hari abashoramari bazaza
bakubaka amazu atandukanye ahantu ku isi hose, amazu akodeshwa cyangwa anagurishwa, anapatanwa igihe kirekire cyo kwishyura bitagoranye kubera ko uzaba ufite ubutaka. Nagira ngo rero mbwire abantu ibyo babyitegure, kuko ni byo twagize mu ihishurirwa rikomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Tugeze ku kindi cya gatatu kivuga ibijyanye n'ibyorezo. Mwabonye indwara y'ubushita iri gucicikana ahantu hose ku isi, ndetse bakanavuga ko muri Kongo ariho yabonetse. Bigaragara ko Afurika niho hashobora kuboneka ibibazo, niho hasuzumirwa inkingo, niho harebwa ko abantu ibintu byorezo niho bihera. Bivuge ko abazungu ntabwo batwifuriza ibyiza, ntabwo bifuza ko twabaho, ntabwo bifuza ko ubuhanuzi bwacu bwasohora, ariko hamwe no gusenga Imana tuzagenda dusenga, tuzajya tumenya amakuru tuyababwire, hanyuma tubone uko twahangana nabyo. Kiriya cyorezo rero nacyo kiraje, kandi hari n'ibindi bije twarabivuze. Inkingo twavuze ko abantu bazakingirwa nk'amatungo, ibyo ni ibintu bitangiye gusohora. Nta muntu uzongera guhabwa agaciro icyo waba uri cyo cyose. Abantu bamwe bagiye kuzakurwa ku kazi, ariko badakuweho n'ibyorezo, ahubwo bakuyemo na sisiteme y'isaha izaba igereye, kuko isi level y'ikintu ishaka cyangwa kigezweho ikeneye. Niba ushobora kuba ufite dogitore cyangwa ufite masters, hanyuma rero kuba ufite diplome yawe ya AD cyangwa A0, uzasanga nta kintu ziri kumara, zitarimo gukompeta mu ruhando rw'isi, kubera ko isi irashaka abahanga, irashaka abanyabumenyi. Ibi nabyo byarangije no kugera mu madini, barashaka abantu bafite impamyabushobozi z'ikirenga bayobora amadini. Hanyuma rero itorero na leta biranivanga cyane, ku buryo mu gihe kera abantu babaga mu itorero, leta nayo igakora ibyabo. Muzasanga n'amatorero amwe asuka abantu amavuta ku gahanga bimika. Biriya ubundi kera byabagaho bimika umutegetsi cyangwa bimika umunyepolitiki, umuntu ugiye kuzaba mu nzego za leta, ariko no mu madini byagezemo. Niyo mpamvu rero tugomba kujya tubabwira kugira ngo mumenye uko mugenda n'uko mutandukana n'ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi ni amagambo ari mu Ngoma za kabiri igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza kwa 17. Iyo mubonye ibi birimo kugenda biba rero, abanyetorero bagombye kwitandukanya n'ibyo babona cyangwa n'ibyo bari kureba. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu mwami Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo, yaje kwima ingoma, hanyuma ashaka gukanda no gukandamiza abaturage b'Abisiraheli, ndetse ngo ajya kugisha inama n'abasaza. Abasaza baramubwira ati twararundarunze, ntacyo tutagezeho, gerageza udohore. Hanyuma yanga kubyumva, agisha inama abasore inama bamugira, bamubwira ati twebwe tugeze mu gihe cyo kurya, tugeze mu gihe cyo kwamamara no kumenyekana no gutera imbere, we kandi abantu. Tugeze mu gihe rero aho uyu mwami Rehobowamu atakorohera, utasaba imbabazi ngo akudohorere cyangwa arekere gukanda, kuko turi mu buretwa bw'isi. Abantu babyumve, turi mu buretwa bw'isi, niyo mpamvu tugomba kwitandukanya nayo. Ariko ibi byaje guteza ikibazo, biza guteza ikibazo cyari giteye gitya. Witwa Yerobowamu, umugaragu wo kwa Salomo, yaje gufata igice kimwe cy'Abisiraheli, abumvisa ko ibyo bintu bidashoboka, ndetse atanabyemera, mu gihe yari yarahunze umwami. Hanyuma arahunguka, aza gusaba Rehobowamu ububasha bwo kugira ngo aca inkoni zamba ibyo bintu, iyo myanzuro yose yari yashyizweho ikurweho, ariko ntibyakunda. Birangira rero Isiraheli icitsemo kabiri. Iyi si turimo rero ntutegereze ngo hari ikiza cyazavamo, gusa twebwe tugomba gusenga. Ahubwo turaburira abantu ngo bagire umwete wo kuba maso, kandi basengere mu kuri no mu mwuka, kuko Yesu arashaka ko ariko dusenga. Ajya kugenda rero yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabasigira umwuka wera. Umwuka wera ngo azajya adufasha, azajya atugira inama. Niko umwuka kugira inama muri kano kanya, ngo ubone ibihe byo gusenga, kandi ntuziringire umuntu, ntuziringire abapasitori, ntuziringire abahanuzi, ahubwo wagombye kugira umwanya ku giti cyawe nawe ukabana n'Imana, kuko Imana ibana n'umuntu ku giti cye mu gihe yemereye. Imana ihabwa icyubahiro. Gusa hari ijambo ryanditse mu byanditswe byari rivuga ngo ntitukirengagize guterana kwera, kuko tubonye umunsi urushaho kudusatira, duterane, tubwirane zaburi n'indirimbo. Hanyuma rero hari igihe amateraniro atazashoboka, guterana kwera hari igihe kutazakunda, kuko ikizira cyarangije guhagarara hera, kuko amateraniro yera nta kibaho,
kuko na cyane cyane ko ari kurwanywa. Antikristo arashaka kwima, arashaka gushyiraho amategeko ye, arashaka gushyiraho amabwiriza ye. Niyo mpamvu guterana kwera kutari kugenda gukunda, kurimo kurwanywa. Ubwo rero kuri kurwanwa, natwe twagombye kumenya uburyo tugomba kubana n'Imana, n'uburyo tugomba kuyisenga, n'uburyo tugomba kubana nayo ikatuba hafi. Birababaje kandi biratangaje. Uyu munsi nibwo nasomye inkuru ivuga ko urusengero rwa Pantekote, umuriro wa Pantekote ngo rwafunzwe burundu. Nkibaza ngo ibi bintu biteye gute? Ariko birababaje ko ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana, isi yose yakwinjira mu kabaro, abantu bakumva ko aho bagombaga kuba n'aho bagombaga gukorera bibagoye. Biriya bintu bikomeje kuba, icyo mbona byazatera abantu ubwihebe, ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, akagambane, ndetse abantu bakiyahura. Ubundi mu rusengero niho abantu baruhukira. Salomo akimara kubaka urusengero yaravuze ngo umuntu nagira ikibazo, nagira ingorane, ngo niyo ataza gusenga, ngo ahubwo akerekeza amaso ku rusengero, ngo uzamwumva uri mu ijuru. Gusa si ukuvuga ko mu rusengero Imana itwumva gusa, ariko naho kujya guterana mu rusengero ni ngombwa. Niyo mpamvu turi gukangurira abantu bubaka insengero zijyanye n'igihe. Kandi ikindi, abigisha b'insengero cyangwa abayobozi b'insengero babwire abakristo ukuri, babwire ko tugomba gusenga, ariko babwira n'abantu no gukiranuka, babwira abantu no kwezwa, babwira abantu no kwitegura, kuko ibi byorezo bishobora gutuma tutosubira mu rusengero, ariko ntituzabura uburyo bwo gusenga, tuzajya dusenga. Ikindi, abantu twagombye no kumenyera uburyo bwo kubana no gusenga kuri online, abantu tukabwirana amakuru y'ijuru dukoresheje ikoranabuhanga, tukajya ku mbuga za interinete zivuga ukuri, zibwiriza ubutumwa bwiza, tukazikurikira tukamenya ukuri, kuko ijambo riratubwira ngo tumenye ukuri niko kuzatubatura. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Twari tubazaniye ayo makuru yo kubabwira ko ibyo byose bifite impinduka, kandi uko bizagenda biguca mu maso ujye umenya ngo ni ibyahanuwe, ngenda byitwaramo gute, ndabyifatamo gute. Icyubahiro tugihe Imana. Imana yose ifite ukuntu izarwana urugamba ikarutsinda. Gusa abantu nimukomere, nimushikame, mwikuke umutima. Iyakuvuzeho, n'iyakurinze, n'iyikubeshejeho izuko uzabaho. Mwakira amagambo y'Imana. Murakoze.